Turabashuhuje kandi murakoze kubana natwe, tubashimiye gukomeza gusoma Bibiliya mufatanije natwe, tugeze mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere. Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse, na Sositeni mwene data, turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, berejwe muri Yesu Kristo kandi bahamagariwe kuba abera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ari we Mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe, biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ishimwe Pawulo ashimira itorero ry'i Korinto. Bashimira Imana yanjye iteka, nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Kristo Yesu. Kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri mwe, bituma mutagira impano yose mubura, mutegereza guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'Umwana wayo Yesu Kristo Umwami wacu. Pawulo ahana itorero ry'i Korinto kutirema ibice. Ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama, kuko bene data nabwiwe ibyanyu n'abo kwa Kirowe, yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki, ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati jyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ariko njyewe ndi uwa Apolo, undi nawe ati njyewe ndi uwa Kefa, undi ati jyewe ndi uwa Kristo. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Pawulo niwe wababambiwe? Cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Nshimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Kirisipo na Gayo, kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatijwe mu izina ryanjye. Cyakora nabatije n'abo kwa Stefana, uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Kuko Kristo atantumye kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore Abayuda basaba ibimenyetso, naho Abagiriki bo bashakaga ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi ni ubwenge bwayo, kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu b'isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho, Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo
uwirata yirata Uwiteka. Igice cya kabiri. Icyo Pawulo yari agambiriye ubwo yigishaga ab'i Korinto. Nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga, cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana. Kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya mpinda umushyitsi mwinshi, n'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe, Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Abatware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurije umwuka wayo, kuko umwuka urondora byose ndetse n'amayobera y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo? Ni iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Igice cya gatatu. Kamere y'Abakorinto ibavutsa kwigishwa ibikomeye. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha, kuko muri aba kamere, kuko mukiri aba kamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko? Ntimugenza nk'abantu? Ubwo umuntu umwe avuga ati jyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati jyeweho ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Mbese Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo? Ni jye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko utera ntacyo aba ari cyo, cyangwa uwuhira, keretse Imana ikuza. Utera n'uwuhira barahwanye, kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we. Kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Nk'ukuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza, cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa ibiti, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza
umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Ntihakagire umuntu wishuka, umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe, abe umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Mbese ntimuzi ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana? Kuko byanditswe ngo itegekesha abanyabwenge uburiganya bwabo, kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. Nuko ntihakagire umuntu wirata abantu, kuko byose ari ibyanyu, naho yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Kefa cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, byose ni ibyanyu. Namwe muri aba Kristo, Kristo nawe ni uw'Imana. Igice cya 4. Inshingano y'ibisonga bya Kristo bikiranuka. Nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakaho ko biba abanyamurava. Nicyo gituma kuri jye bitagira icyo bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, kuko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ari ntacyo niyiziho. Nyamara si icyo kintsindishiriza, ahubwo umwami niwe uncira urubanza. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari bihishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Icyubahiro cy'Abakorinto n'agaciro gake k'intumwa. Nuko bene data, ibyo mbyigereranijeho njyewe na Apolo ku bwanyu, nk'ubacira umugani, kugira ngo ibyo mvuze kuri twe bibigishe kudatekereza ibirenze ibyanditswe, hatagira umuntu wihimbaza arwana ishyaka ry'umwe agahinyura undi. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, ni iki gituma mwirata nk'abatagihawe? Mumaze guhaga, mumaze gutunga, ndetse mwimye nk'abami tutari kumwe. Yemwe icyampa mukima kugira ngo natwe twimane namwe. Nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'abantu. Twebweho turi abapfu ku bwa Kristo, naho mwebweho muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, ariko mwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. Kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Ibyo simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo mbyandikiye kubahugura nk'abana banjye nkunda. Kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite ba so benshi. Ni jye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Nicyo gitumye mbatumaho Timoteyo, umwana wanjye nkunda, ukiranukira umwami wacu. Azabibutsa inzira zanjye zo muri Kristo, nk'uko nigisha hose mu matorero yose. Ariko bamwe barihimbaza bibwira yuko ntarazi iwanyu. Nyamara nzaza vuba umwami nabishaka, kandi sinzamenya amagambo y'abo babyishyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Mbese murashaka iki? Ko nzi iwanyu nzanye inkoni?
cyangwa ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza. Icya gatanu, ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto. Inkuru yamamaye hose y'uko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukase. Namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe, kuko jyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mpari, kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha bw'Umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu umuhe Satani, umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'Umwami Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera koko, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe ari yo kuri no kutaryarya. Ibyo kwitandukanya n'Abakristo gito. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi. Ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu by'iyi si, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi, cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi, umeze atyo ntimugasangire nawe. Mbese mpuriye he no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza si abo muri mwe? Ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka. Mukure uwo munyabyaha muri mwe. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.